harya paka wafashe irangamuntu ra ndayisazanya ahubwo asubu tuzarongorara ntabwo mbizi pe nubwo biteganya ibyo nirore mibizi kuko ngiye mu ebana muri gahunda mfite muri Kigali kurongora byo sinanabizi kabisa nuko iki abasore muri na minsi batinya kuba barongora cyangwa gutera inda buri urebye none se bararongoresha iki ko nta kintu bafite abasore b'iyi minsi se ubibona wowe hari umukobwa duherutse kuganira ejo bundi ambwira yuko urukundo atari amafaranga we sinzi ukuntu byumva about kuri side yawe shamana ufite amafaranga urukundo ruraboneka kuri so udafite amafaranga ukajya mu by'inkundo oya ariko nanone biterwa n'umuntu muri kumwe none biterwa n'umuntu kandi nanone kurongora nta mafaranga n'ubundi asubira harongora amafaranga umukobwa yabagukunda ko nta mafaranga none so wakora igiko nta mafaranga wamujyana se ariko igitwe narega natwe tuba duhari ngo tugutwerere ubu ngo nakura nk'udukaze nka dutatu twa byeri twa primus byose tukavanga twatuzana nateye ndahubwo reka naho ibi byo kuvuga nenswe umuntu azaje kurya uburyano sha mane wapi kabisa ibintu byo kurongora reka kereza ibyo biri kumuganga ngo by'inkundo ngo urukundo nirwo rwa mbere wapi kabisa araho bigera none ukabona ko muri rwa rukundo kirimo n'amafaranga no actually ko njya mbona muri filime muri actinga mukanarira birabintu ko mbona biri sereba na beef bishobora gutera hagati yawe na your girlfriend cyangwa umuntu ufitanye relationship yakubera yuko abazi yuko nawe ari akazi nyine aba ari akazi urimo nta kibazo abigira ko nta beef kandi cyane ko abanabizi nyine ko ibyo ugiye gukora tu kanyeka yuko mu Rwanda ntago turageraho nyine ku buryo ibintu birengera nka bira tubona nko muri Amerika nyine ukabona ibintu babigiyemo ukuntu babigiyemo cyane tutaragera mu Rwanda niyo mukunda kuzireba mubi so you already know my people akabari Viva the top journalist the voice of artist so rero uyu munsi tugatsana bita kuri Kosovo TV ndi kumwe n'umujene bakaba bamwita Pac tumuze muri filime zigiye zitandukanye z'inyarwanda action no maprank hose abahari kabisa so ejo bundi mperuka ko bana baguhostinze mu bitaramo bigiye bitandukanye ari award batangwa ku bakinnyi ba filime ubona uburyo atangwamo buriya bukwiye nkeka yuko baba bagiye kubitegura nyine bakahereza bari abantu biba bikwiye kandi ugereranyije nyine arabo natwe tubona zira award baziha nabo tubona nyine ko bikwiye ko byari ngombwa ko bazi batu rero zira award bari abantu bandi cyane niko niyabaye ejo bundi nimba ari Afrika Mashariki hariyo babaye ariko amashariki yimaze igihe kabisa uko bigaragara iri heavy nago urumva nyine haba harimo ibitandukanye ibintu biba byarateguwe mande zira abantu bazihaye bose nta n'umwe uvuyemo ebana bari bazikwiye kabisa rero Paka ndageze tuganiye ku rugendo rwe rwo acting movie ese ni urugendo watangiye gute ese watangiye gukina buriya ufite nk'imyaka ingahe mvuze ku myaka nkageza aho ngejeje ubu bahita bamenya imyaka ariko nabitangiye nsoje 6e secondaire 2021 kuko niko bisigaye bibarwa ubu ngubu nibwo nabyinjiyemo nkisoza secondaire buriya mu rugo babonye utangiye kwactinga mu movie utangiye kujya muri biriya bintu ntago bavuze ati umwana wacu agiye kwishura mu by'ibiyobyabwenge agiye kunywa ibitabo agiye kunanirana dore ko baranarushe nyine bakwishura school fees nta kuntu bataba barahasorinze bavuga ati umuhungu wacu ko byagenda kose jeune wundi agomba kumera neza that's what's up nyine nkubaza iyo mpamvu nyine tu why nkeka yuko uretse na movie no mu buhanzi busanzwe ibyo urabizi ko ababyeyi cyane babigiraho impungenge cyane babigiraho impungenge ati noneho ureba yinjiye muri bya bintu yakubitukura ibintu baba babona ku mateleviziyo urubyiruko n'ibiki ati tayari umwana wacu yagiye ibyo byabaye igihe gito ariko kugeza ubu ngubu basigaye babyumva kuko iyo ngize ikintu nkenera ndakikemurira ubwanjye ese buriya acting movie cyangwa bakandika amafilime kuba wayategura ni ibintu umuntu ashobora kuba yakora bikamubyarira umugati cyane mu bikora nko kwishimisha ari ukwishimisha ntago byaba bigeze ahangaho bigeze ngira ngo industry ya cinema mu Rwanda urabona ukuntu isigaye igenda ikura umunsi ku wundi bibaye ari ukwishimisha rero nkeka yuko bro ntago byaba bigeze ahangaha tu bisigaye ari akazi ahubwo gakomeye cyane man birimo amafaranga pe birimo n'ibintu ariko ku muntu ufite impano nyine ku muntu ubikora ubikunze ku muntu ubishyiraho umutima we ebana
naho utagera tu iyo nta kazi ntabwo ari ukuvuga ngo ni kwishimisha se wapi kabisa. Ese paka nk'ikintu wabashije kuba wabona buriya cy'imbogamizi cyakubereye imbogamizi kuva watangiye style n'uyu munsi kiri imbogamizi kuri wewe ni nk'ikihe buriya? Man, ikintu mbona kigoye connection ni n'ababyeyi ntago nyine ubu ngubu ntago bikiri imbogamizi ku babyeyi kuko barabyumva nyine ndababwira ati ngiye aha bakumva ibyo giyemo bakanibera n'agace bakumva ati ngiye mu kazi ariko nyine ikintu kiri imbogamizi mani nyine umuntu kukwizera tu kukwizera kuguha trust kukwizera kumva ko yagushyira muri projet yewe usigaye ubona yuko sinimbogamizi kuri njyewe ni ku bandi kumva nyine ubona yuko bakoresha nyine abantu barenze abantu bari hejuru bari heavy bamaje kubaka ibyo biracyari imbogamizi kuri njye ndetse n'abandi bantu bakizamuka bari inyuma yanjye ibyo biracyari imbogamizi batugira icyizere ko dufite impano nyine icyo navuga ari kiri imbogamizi cyane nyine tu ntabwo abantu bari kutwizera. So passion yuko ukomeje urugendo rwawe rwo kwatinga muri movie ndetse unazandika ese ejo n'ejo bundi mu gihe wamaje kuba wajya kuri za goals zawe wasetinze dore ko ufite inzozi zigiye zitandukanye wenda harimo no kwaguka nicyo uzafasha nk'abajene bakiri hasi bifuje kuba bazamuka cyangwa abashiki bacu bari hasi nabo bifuza kuba bavuga ati ibi bintu ngomba kubikora nanjye babuze naho bamenera nicyo uzafasha nk'aba bantu? Hano mbarije ikibazo cyiza byatari bikubitira yuko n'ubundi mu nzozi zanjye n'izo nzozi ngiye kukubwira nyine mfite mani nkurikije ukuntu nakoze haso nakoze na n'ubu nkiri gukora ziravuga kuko zashize ubu nabwo ndacyazikora ariko ningera aho nshaka kugera bro aha navuye ndahazi kandi aho ndi kuva hari n'abapeti mani noneho bari kwihiringa byate noneho bari no babuze n'umuntu wabashyira kuri kamera rimwe byibuze akantu gato kidogo mani nanjye nzareba abapeti bari inyuma mbazamure nabo nyine tu basi baze nabo bagaragaza impano zabo bereke kubagora kuko mana byarangoye ndavuga ati si uko biri kumerera ngutya noneho buri inyuma yanjye bimeze bite yani ibyo ngibyo numva ashaka nyine kuzafasha n'abagenzi banjye nabo bakazamuka nyine tu nkagera abo nzamuka. Nk'ubu ngubu ndibaza nk'umunsi wa mbere utangira kwakitinga muri movie ese wumvaga bimeze gute? Umunsi wa mbere nyine uvuga ati ngiye actually nyine tu buriya no kwishuri wajya kubijyamo se ntago abantu wumvaga uzaba umuhanzi ntazi no kuririmba ariko ukubikora nyine mbere na mbere manze nshimire Mitsutsu niwe muntu wa mbere wanshyizemo muri boro ziwe ni naho hantu hambere nagaragaye imbere ya kamera numvaga ari ibintu bya danje no muri kiriya gihe yari yaragafashe byataraca ahantu hose Mitsutsu nanamushimira nyine kamera ya mbere nkikina kuko nabanje muri komedi wahereye muri komedi kwa Mitsutsu nyine ibyo ndi kuvuga niyo hantu hambere ariko numvaga nyine ari ibintu birenze nagezeho mpita numva ati tayari ubwo byarangiye kafashwe ntazi yuko ahubwo ngiye guhasoringa byatanga urugendo ari bwo rugitangira ubwo nari ngitangira urugendo nkizamuka ebana nanamushimira yakoze nyine kungikiza akanca kuri kamera dukomeza dukora nanjye n'ahandi nyine ariko navuga yuko iyo experience nagize nayikuye kwa Mitsutsu nyine tu nk'ubu ndibaza nk'ubu ikintu kiguteye motivation ko uvuga ati ndakomeje stage byayo ndacyabirimo yego ndagenda mura n'izo mbogamizi ntabwo giving up nyine tu nicyo kintu kigutera motivation kugeza n'uyu munsi? Ikimotiva kugeza n'uyu munsi nuko ntagomba gucika intege hari movie ngenda ndeba cyane urugero ndikora kuri Mitsutsu nkurikije ahantu yahereye ko Mitsutsu twarabanye iwacu yari umuturanyi nkurikije haso yiwe bro nawe ngira ngo urabizi nimba uri umuntu umukurikira igihe yahereye numvise story yiwe rero iyo murebye nkabona abansabi ukuntu bakomeje gukora nta gucika intege batitaye ku mabwira abantu babaha n'ibiki mane baramotiva tu nanjye nkavuga ko ntagomba gucika intege ahubwo ngomba gushyiramo imbaraga nkakomeza gukora kugira ngo ngere aho nshaka kugera. None se ubu ndibaza pasi wenda today sinzi ubuzima ubayemo ariko byubuze kugerageza unadusangize ku buzima ubayemo uyu munsi ese nk'umunsi wawe umeze gute buriya mu gitondo kugeza nimugoroba deni bwije nyine tu kuko n'ubundi
ntabwo nkora ibintu bya filime gusa, mfite n'akandi kazi nkora ku ruhande, ariko nyine kanyemera kuba najya no gukina. Umunsi wanjye nyine kubyuka saa 11 nkabanza nkasenga, ubundi nkajya dushe, nkajya mu kazi, nkongera nkagaruka nimugoroba, nkicara mu rugo nkitegura akazi k'ejo, nkaryama. Muri ibyo nta bintu byinshi. Umbwishije kuri Pac, urya nka kangahe ku munsi? Njyewe urya kangahe ku munsi? Ushaka kutabyemera, ariko nyine njyewe akenshi ndya 2 ku munsi, saa 6 na nijoro. Saa 6 na nijoro. That's what's up. So nk'abantu bifuza kuba bareba movie actingamo, bifuza kuba bareba ibihangano byawe bikorwa, buriya art irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo kwactinga mu movie, kwandika, then ibyo gutegura amaseti, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ni ibintu nyine bumva biri biga cyane. So nyine ahanini bundi iyo actinga cyangwa ibintu ukora muri CV yawe wibanda ku kintu, umva nyine gukina muri filime ntago ari acting gusa nyine to, ni nk'ikihe kintu wibandaho? Njyewe ubundi ikintu cyane nibandaho, niyo ngiye kwactinga ndabanza nkareba ibyo ngiye gukora, kuko ntago ari njye uri kubyikorera, mba ndi kubikorera abanyarwanda, ndi no gushaka isoko, ndi gucuruza, ndi kwicuruza ngiye ubwanjye. Ikintu nibandaho nyine ndabanza nkireba ubwanjye ati se nshaka iki, ushaka kugerayo. Hanyuma nagera imbere ya kamera nkakora ibyo bamaye, ariko nanjye nkashyiramo nyine impano tu, mfite impano kabisa, ibyo ndabizi pe. Ariko nyine mba ngerageza gukora cyane imbere ya kamera. Nk'ubu nkabyibuze actually nyine nk'iyo mama wakubonye muri filime zibabaje urimo urarira, buriya about nyine kubisanisha n'ubuzima busanzwe nyine tu, actually ashobora kugira ikibazo, ntabwo ashobora kugira ati ni kwactinga nk'iki, cyangwa even your friend nyine tu, cyangwa kubwira even the girl nyine to me I love you, or you can get to friendship or relationship nyine tu. Hari igihe nyine ajya agira ngo biriya bintu tuba turi gukora bari ibyanya byakabona ukuntu ndi gutera umuto w'umukobwa, ndimo ndamuteta, icyo ubona nashize nataha nyine yasohoka movie ati ibintu ba wirimo nabibonye, ibintu nk'ibyo nyine nk'umubyeyi ntusobanura ati iriya ni filime tuba turi gukina, biriya ni ibyaho ngaho nyine. Iyo tuvuye imbere ya kamera biba ari ubufriend bisanzwe, byarangiye ntukabigire. Yeka ko nyine atabikomeza n'abantu, ariko uretse n'umubyeyi wanjye ari n'abantu benshi bagira, hari n'abantu benshi bagira ngo ibintu dukore bari ibyanya byo, kandi wapipira nyine no gukina tu, actually no gukina nta kindi. Ni nk'uwo muntu ushobora kuba wafatiraho icyitegererezo muri sinema nyarwanda, uvuga ati uyu muntu wow, ibyo akora biramotiva. Umuntu bita Kiramani, umuntu bita Bamenya, Mitsutsu na Nyambo. Yego. Yaba nibo bagutera motivation, uvuga ati that's what's up kabisa, aba bantu baramotiva mu bintu bakora birenze. Ubu uramutse ugize amahirwe yo kuba wahura na Kiramani, nk'iki kintu ushobora kuba wamusaba cyangwa kuba wamubwira? Ikintu ngiye Kiramani namusaba ni ukuma amahirwe, ni ukuguha amahirwe n'umwanya wo kumwereka icyo nshoboye, amahitamo akabaye. Ayo mahirwe nyagize ebana Kira, sinzi icyo nakubwira tu, gusa ayo mahirwe Imana izamfashe nyagire, ambwira ati pa ni icyo ushoboye, ngwino banzi. So urumva urugendo ruracyakomeje, still cyafite ibintu byinshi bigutera motivation. Sinema nyarwanda, ese ubona ni nk'ikihe kintu byuze cyakagombye kuba cyakiyongera muri sinema nyarwanda, cyangwa nk'abakuru bacu bakagombye kuba bazana mu kugira ati industry yacu iryohe neza, bigende neza? Ikintu mbona bakongeramo, tuhora tubona amasura amwe, sinzi nimba ubibona wowe. Tubona amasura amwe nyine tu, rero ikintu nasaba Imana ari abapeti bagiye bafite impano tu, nabo babazamure kandi bashoboye, bareke kugira amasura amwe, babazamure Imana bashyiremo abandi bashya tu, bareke kugira muri ya masura amwe. Yego nyine ari gucuruza n'iki, nanjye mba mbizi, ariko nyine ibyo bita kugendana n'ibigezweho, bagerageze nyine bakubite andi masura mashya, n'aba young generation nabo babaha ikibuga bigaragaze kandi neka ko nabo bagera kure kandi bazabona icyo abantu dushoboye nyine tu.
Ya Pasika ngushimire rero uyu munsi ko waje kwifatanya natwe ahangaha kuri Kosovo TV. Ni ibintu by'agaciro kandi ni ibintu by'ingenzi ahangaha ni mu rugo. Ewana, you are most welcome anytime kabisa. If you dropping the new movie, you have to come, then we chilling. Urumva ni ibintu bya danger rero. Kana nagushimira umwanya wafashe ukaza kuda, ariko gusa mbere yuko nkurekura ngo ugende. Ni nk'iyo nama wagira urubyiruko rwo muri ino minsi, abantu badukurikirana umunsi ku munsi badahwema kuduhoza amaso ndetse n'abakunzi ba Paka kabisa. Amacupa ko yabatwaye shaho. Ntago ari bose nyine to. So urumva nyine mu buzima nta kintu kitagira ingaruka. Njyewe inama nagira urubyiruko mani, hari akantu kare twahereyeho ko kurongora n'iki, kandi nyine turubyiruko dukeneye kubaka, dukeneye kubaka. Kandi ibyo byose sinzi nimba ukurikije uko urubyiruko ubona rumeze, rw'iki gihe ukuntu rusigaye rumeze, sinzi ko abapapa b'ejo n'abakuru bafite impungenge zo kuvuga ati ese ubu aba urubyiruko turi kubona bazavamo abapapa b'ejo. Icyo nababwira ni uko bava mu bintu barimo bakareka ibiyobyabwenge, bakareka inzoga, bakibanda mu gukora tu. Ntago waba umugabo utakoze, kandi nubwo waba umugabo nyine utabiharaniye. Mureke dukura amaboko mu mifuka dukore, tureke ibiyobyabwenge, ibitwoshya by'amasocial media yarateye, noneho ibi byose dusigaye tubona by'amahenika n'ibiki bacumeka hariya birangiye, nyine dukore kabisa. Ibyiza biri imbere nk'urubyiruko. Ganyeka ko turi mu gihugu cyiza kitwifuriza ibyiza, nta kintu dukora kugira ngo dutere imbere, kandi dukore dushakira imibereho. Mureke dufatane mu mahirwe yo kuba turi muri kino gihugu, dukore mane twiteze imbere kabisa. Hari akandi kantu Paka yarakomeje ati abantu birirwa ku social media, so reka mbabwira ati social media kwijyaho ni kimwe, ikindi no kwibyaza umusaruro nabwo ni ikindi. So ubu ugomba kugira uburyo ukoresha social media, you have to creating the YouTube channel, twabigufashamo ugatangira nawe ugashira ibihangano byawe, then ugakorera amafaranga kuri social media kabisa, ukatugana kuri Kosovo TV, even the TikTok platform kabisa. Then supporting the new generation, young generation, all the generation kabisa, the word of the day. Yeah man. Paka, thank you kabisa ko waje kwifatanya natwe ngaha kuri Kosovo TV. Ni ibintu bya danger. Ebana kandi namwe murakoze, akanabwira abantu gato bagiye kuri Kosovo TV bakore subscribe, comment and like. Mutaza kwibagirwa na Paka kabisa. Hanyuma hari movie turi gusohora bita Inkuru yanjye, irimo Mukarujanga, Muzehe Diaro, Nkota, Mama Zuzu, Dev n'abandi benshi twese turimo. Mugende kuri Prime Group, mukore subscribe, muyisharing. Movie ni movie iryoshye byatari bita Inkuru yanjye. Ndabizi muzayikunda. Super kujya ukoresha nka social media like Instagram, TikTok. Ndabikoresha nubwo bitari cyane, ariko mpfa kugerageza kubikoresha. Nk'umuntu aramutse ashaka kuba yagufollowinga kuri Instagram or TikTok, n'iri zina ajya yakandikaho Paka. Kuri noze kuri Instagram ni Merci Actor Film, hanyuma kuri TikTok ni Merci Paka Film. Yeah man. Izo mbuga gusa nkoreshwa ebyiri. Yeah, ready know my people, akaba ari Viva, the top journalist, the voice of artist. Rero umunsi twari turi kumwe na Paka ahangaha kuri Kosovo TV. Brother, thank you kabisa. Next time you are most welcome.